Mu karere ka Gatsibo inka yabyaye abana babiri hungu n'akobwa. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Perovi, njye kubagezaho amakuru akurikira. Mu karere ka Gatsibo umurenge wa Ngarama akagari ka Karambi, nibwo inka yabyaye abana babiri hungu n'akobwa. Ibintu bikaba byabaye ururondogoro mu binyamakuru no mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, aho ibi bintu byakunze gucicikana cyane. Iyi nka rero nyir'ubwite akimara kubona ibibaye nibwo yahise afata umwanzuro wo kuyirya akaza kuyibaga. Ariko se nyuma yo kuyibaga abandi baturanyi n'abandi bantu benshi cyane baje kuyiryaho, aho yayitangiye ubuntu kugira ngo bataza kumukekaho ko yahohoteye iyi nka akayifata ku ngufu akaza kuyisambanya. Yari ari gutsibanganya ibimenyetso ariko bamutesheje atarabigeraho, bahita bamwaka aba bana babajyana kwa muganga babitaho mu karere ka Gatsibo umurenge wa Ngarama akagari ka Karambi. Nibwo bahise babajyana aba bana ku bitaro batangira kubitaho, ariko nyuma y'ibyo abantu bose bari kurya kuri iyo nka nyuma y'uko bayibaze ntabwo bari bakazirya inyama, nibwo bari bamaze kuzifata. Bamwe batari bazifata bazifashe bose, izo nyama bose bafunzwe batarazirya kubera ko bari bagiye guhohotera iyi nka, kubera ko ifite imimere nk'iy'umuntu, yabyaye abana bameze nk'abantu neza cyane. Ndabakiriye abantu mwese mugeze hano, tukaba dufite amacano atandukanye. Ikaze hano kuri Perovi TV. Niba wahageze ntugende utavuze umeze nka cya kinyoni cyagiye kitavuze bita igishwi. Niba wahageze kora subscribe, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi kugira ngo uze muri uyu muryango. Ikaze turakwakiriye, ntawe duheza, twakira bose, utugana wese ikaze arabyemerewe. Muri aka karere ka Gatsibo umurenge wa Ngarama akagari ka Karambi, aho iyi nka yaje kubyara abana babiri hungu n'akobwa. Ubuyobozi rero bwahise buhagera cyane nyuma y'uko nyir'ubwite nyir'inka yahise afata umwanzuro wo kubaga iyi nka. Akimara kuyibaga maze kugira guhamagara abantu bamwe bari bakimara gufata inyama, nibwo ubuyobozi bwite bwahise buhagera bwa Gatsibo n'inzego z'umutekano zose zimaze kuhagera. Rero abangaba bose n'abari bamaze gufata izo nyama cyangwa se n'abari bamaze kuzigeza mu rugo bataraziteka, nibwo rero bahise bafunga byihuse cyane. Aba bana rero nyuma y'uko babafashe rero bahise babajyana kwa muganga. Ubwo nyir'ubwite yari ari gutekereza ko namara kurangiza iyi nka amaze gusibanganya ibimenyetso ko aba bana nabo araza kubakurikizaho amaze kwica iyi nka, bimaze kubura irengero byose ibimenyetso ko batazigera bamukekaho ko yigeze asambanya iyi nka. Rero nuko byagiye bigenda, ndaza kubakurikiranira. Ese babafunguye, bazabafungura? Ibi byose niba wageze kora subscribe, ubundi amakuru ndaza kuyakugezaho 5/5. Amakuru yo ndaza kuyakugezaho 5/5 mbanyafite mbanda update. Ese biraza kugenda gute? Baraza kubakatira, biragenda bite? Ibyo ngibyo nibyo ndi gukurikirana kugira ngo nyabagezeho 5/5. Nyuma y'uko abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ko uyu mugabo rero yaba yarahohoteye iyi nka akaza kuyifata ku ngufu cyangwa se, ibi bintu rero byakomeje gutangaza abantu benshi cyane, bumiwe cyane kugeza naho byabateye kwibaza kenshi cyane. Ese kubera iki umugabo yahise ahitamo kwica iyi nka
yari agiye gukurikiza haba abana bakabamutesha b'iyi nka agiye kubica. Ibi ngibi rero bibaho rero, kuba inka yabyara umuntu ntabwo ari ibintu bihabanye cyane, bibaho cyane mu gihe intanga z'umuntu zahuye n'izi nka, birashoboka byose byose kuri iyi si birashoboka. Nicyo nabasezeranya ko ibi bintu abantu batari kwemera aya makuru, nizeye ko bibaho gatanu kuri gatanu, kandi ndaza no kubagererayo mbabarize ese ibi no kwa muganga bimeze bite.